Muhirwa, kuki utanyumva koko? Ese ntabwo ubona imigisha Uwiteka duha? Kuki utajya umfasha kumushimira? Ibyo nibyo nanga. Kuva mama na papa bapfa wumva wanegeka. Nyine ngo waba ari we mutware w'urugo. Muhirwa, ni ryari nkushyira munsi y'ibirenge byanjye? Ni ryari nifuza kukuyobora? Muvandi, uwifuza kuyobora wese ni umwibone, kandi umwibone wese ni umunyabyaha. Aha, maye se we kutibona. Gadore bwakeye genda wegura ibitabo, usubire gusenga iyo Mana. Mana, umva ibyo ngusaba pe. Cyariza ugutwi ijwi ryanjye. Ndifuza yuko umutware wanjye yaba umwe mu b'inzu y'Uwiteka. Baramutse neza madame. Baramutse neza. Sikumba mbona ubyukiye mu bitabo wabuze icyo ukora hano mu rugo. Ntabwo uko nabuze icyo nkora mutware mwiza. Ahubwo nuko mba ngira ngo niragize Uwiteka n'umuryango wacu Imana ize kuwuragira umunsi wose. Sikumba mbona utishimye. Wabuze iki hano mu rugo? Kurya neza, ukambara neza, n'ikindi kintu cyose ushatse ukakibona, kuki uba utishimye? Hari ikintu nabuze, kandi ikintu nabuze ni ikintu cy'ingenzi. Muvandimwe Petero, gatwicare turuhukeho gatoya tubone gukomeza urugendo. Yewe nari nananiwe ariko manza aho bamuhirwa bimukiye ari kure. Nibyo koko ni kure. Gusa nugerayo uraruhuka kandi uraza kubona ko Imana ikora ibitangaza. Ni heza cyane. Gusa aho bimukiye haruta ahandi hose ra. Hari inzu ababyeyi babo babasigiye. Ariko basize batarayuzuza. Ariko Imana yashoboje Muhirwa na Hirwa kuyivugurura. Ubu yaruzuye n'inzu nziza cyane. Nugera urabyibonera. Reka tugereyo turebe. Reka ahubwo tugende. Reka dukomeze tugende. Turutseho. Turumva urugendo rukiri rurerure.
Hirwa, ese koko ntabwo ubibona? Imana ibaho kandi Imana irakora. Reba iyi nzu, iyi Imana itadufasha twari kuyivugurira kamera gutya. Ndeba inzu se bigende bite? Ariko niba iyo Mana ibaho koko, ni ikihe kintu kizima wavuga ko yadukoreye usibye kutwambura ababyeyi bacu gusa? Koko Muhirwa, kuba ababyeyi bacu barapfuye si bivuze yuko Imana itwanga. Imana iradukunda, kandi ikigaragara cyo ni uko idufiteho umugambi. ariko ni gute uvuga ngo nta byishimo biri muri uyu muryango kandi ubona buri kimwe? ariko ibyishimo biri hehe mutwa? Ni gute uvuga ngo hari ibyishimo uzi n'ibyo uri gukora hano hanze? Ni gute uvuga ngo hari ibyishimo uzi ko ugenda wambaye imyenda myiza ukagaruka wambaye imyenda nk'iy'abasazi? Ibyishimo hano nta bihari. Nyuma na nyuma werekanye ko kwirirwa ujya ku rusengero uri kwishushanya. Urabyerekanye, urantonganya. Harya muri Bibiliya ntihanditse ngo mugore jya wubaha umutware wawe? Mugabo mwiza, ntago ari ukukubahuka pe. Ciye bugufi, musabye imbabazi, n'Imana imbabare ntago bizongera. Ntago ari ukukubahuka. Ugiye se muvandimwe? Hari umukobwa w'inshuti yanjye ngiye guherekeza kandi humura arasenga so umupagani. Aha, ngaho igendere. Ubwo uragiye uransize n'umutwara we yagiye akansiga. Nakundi. Ariko Hana, uriya si umugabo ufite pe. Ubundi wazamutaye ukaza tukigendera ukazashaka undi. Reka. Uriya ni umutware wanjye. Twasezeranye imbere y'Imana. Ntago namureka. Mu bibi no mu byiza nzabana nawe. Rero ntago namusiga rwose.
murakoze, Imana ibahe umugisha. Ariko hagati aho ndabona iyi nzu yanyu ari akataraboneka. ndakubwiza ukuri yuko yataba witeka Imana iyi nzu ntabwo twaye kuyivugurura ngo imere gutya. Ni ukuri pe, ibi bigaragaza ko Imana iriho kandi ishoboye. Ikindi kandi bigaragaza ko Imana yumva abayisenga. ariko ubwo muba mwanyumije. Iyi nzu se ko yubatswe n'amafaranga yacu, hari marayika Imana yohereje ngo iyubakeho? Niko ibintu muba muvuga ni ibiki? Muhirwa, ubonye ko abiringiye Imana bazagororwa bihambaye. Kandi ikindi, Yesu ubwo yari afite imyaka 12 yakundaga kujya mu nzu y'Imana. None Muhirwa, wazaje tugafatanya gusenga mu masengesho ko Imana igukunda cyane. Karibu.